ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, fasha duhereze Imana icyubahiro, fasha dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Iki ni igitondo cy'umugisha, iki gitondo ntabwo kigeze kibaho, yemwe nta nubwo kizongera kubaho. Imana ibikoze nk'Imana, irabyemeye, iravuga ngo ubayeho, ubayeho, ubyutse uri amahoro, Imana ishimwe. Nawe kandi ubyutse urwaye, Imana niyo dogiteri w'abadogiteri, nibasha kukuvura, nibasha gukoresha iyo miti baguhaye, igatanga imbaraga zo kuba iyo miti yarwanya uburwayi urwaye, kuko Imana niyo yahaye abadogiteri ubwenge. Imana niyo yemeye ko habaho amahopitali, Imana tuyibonera mu bantu. Imana ishimwe, dushimye Imana rero uko biri kose, ko Imana ari intwari ku rugamba. Dushimye Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Muri iki gitondo unyemerere ufatanye nanjye gushima Imana, uhereze Imana icyubahiro, ubanze Imana aho ugiye, ubanze Imana mu byawe, bwira Imana ngo Mana nkeneye imigambi yawe myiza ku buzima bwanjye, nkeneye kongera kukubona bundi bushya. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana, dukomeje kuba muri teme yacu, imigambi y'Imana irakomeye cyane. Imigambi y'Imana ku buzima bwawe, icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Arufa na Omega ni Imana yawe. Imana ishimwe. Navugaga ngo muri iki gitondo twongere turebe ku migambi y'Imana. Ese wari uzi yuko Imana muri kamere yayo iba yifuza ko wagubwa neza? Muri kamere yayo ni ukuri Imana iba yumva wakicara uramye uhimbaza Imana, ariko kuko turi muri iyi si, Satani akontorora cyane. Niyo mpamvu ujya ubona bikwivangiraho, umunsi umwe ukarira undi ugaseka, umunsi umwe ukarya undi ukaburara, umunsi umwe ukambara ubundi imyenda igacuye igasaza. Ibyo byose ni ibikorwa bitubaho kubera isi turimo, ndetse no gusharirirwa n'imigambi ya Satani n'abadayimoni. Rero nakubwiraga ngo imigambi y'Imana ku buzima bwawe ntirondoreka, nubwo ubuzima bukwivangiraho, ariko ukuboko kw'Imana ni kugari kandi ni kurekure, igigutabara muri byose ikakurengera. Imana ishimwe. Ibyo ni imigambi y'Imana. Gutabarwa n'Imana ni imigambi yayo, kukurengera ni imigambi yayo. Mbese muri yo iba ifite uwo mugambi w'ukuri kukurengera, ifite umugambi wo gutabara ibihe byose. Imigambi y'Imana ni myinshi kandi ni miremire. Nta wavuga imigambi y'Imana kuko buri wese aba afite icyo Imana yamugambiriyeho. Niyo mpamvu ujya ubona abantu batungurana, ukabona umuntu yari aho ari umuntu usanzwe, ariko azajya kubona ukabona Imana yamugize udasanzwe. Iyo ni imigambi y'Imana. Imana ishimwe. Munyemerere rero uyu munsi dukomeje kuba muri iyo teme yacu, imigambi y'Imana ni miremire cyane. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Esiteri ibice 8, turasoma umurongo wa 3. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Imana ishimwe. Ahangaha izi nkuru z'abayuda
murazizi igihe Hamani umwagagi yagambiriye kwica abayuda bose bari abanyagano bari iyo ngiyo mu gihugu kitari icyabo. Arabigambirira. Hamani aragenda abwira umwami Ahasuwerusi, aramubwira ati ubu bwoko ntacyo butumariye, ubu bwoko rwose barasuzugura, ntacyo bamaze. Atanga n'ibiguzi, atanga ibiguzi, abitanga ku bwoko bw'abayuda ngo bwicwe bari i Shushani. Nyamara muri abo bayuda harimo Morodekayi wabaga ku irembo ry'ibwami, harimo ndetse n'umugore w'umwami Esiteri, nawe yari umuyuda ariko yarabaye ari umwamikazi. Noneho rero burya abantu bajya bibeshya, bakibeshya ku bakristo, abantu bakakwibeshyaho, bakagutangira ibiguzi, abantu bakakwibeshyaho, bakakugambanira. Ariko Imana ishimwe, imigambi y'Imana ni miremire cyane, kandi imigambi y'Imana ibasha kumenagura imigambi y'abanzi bawe. Niyo mpamvu Esiteri yagiye imbere y'umwami ararira cyane, ararira aravuga ati umareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi yagambiriye kugirira abayuda. Esiteri asaba yuko umwami yamaraho iyo migambi yose ya Hamani, kubera ko yari mibi cyane, kubera ko yari yagambiriye ko bicwa ku itariki imwe, ku munsi umwe. Hamani agambirira yuko nta muyuda n'umwe wasigara. Ariko Imana ishimwe, Imana ijya yica imigambi y'incakura ngo yarangiza ikayubikana uburakari bwayo. Imana ishimwe. Ayiwe, ijoro Morodekayi yari bupfireho, ijoro abayuda b'i Shushani bose bari bumarweho. Iryo joro hagaragaye imigambi y'Imana, hagaragaye umugambi w'Imana ku buzima bwa Morodekayi na Esiteri n'abayuda b'i Shushani. Bavuye mu minsi 3 basenga biyirije ubusa, bataka baniha. Ayiwe, banihira ubugingo bwabo, baniha, bari kuniha bavuga bati turapfuye, tuzize ubusa, tuziraze kwikubaha Imana. Nuko ngo Hamani, ayiwe, igiti yari yashinze cyo kumanikaho Morodekayi ngo niwe wakimanitsweho. Imana ishimwe. Abakugambiriraho ibibi baragwiriye rwose. Hari n'ababifite mu mitima yabo, wowe utazi, mugendana, mwicarana, ndetse ugirira neza, ugaburira, uha ibyo bakeneye, ariko barangiza bagagukubitira agatoki ku kandi. Ariko byihorere, ukomeze usenge. Morodekayi akimenya amakuru ko abayuda bose bagomba kwicwa, Morodekayi yatumye kuri Esiteri umwamikazi, aramubwira ati tuvuganire, ati kandi naho wabyirengagiza, yewe igihe nk'iki ntugire icyo ukora, nta kizabuza abayuda gutabarwa. Imana ishimwe. Imigambi y'Imana ni miremire, ni migari cyane, amaboko y'Imana arakomeye. Icyo Imana yakugambiriye utarabaho wowe tubana muri Nibature, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nta wabasha kukirogoya. Urumva Hamani yari afite power, yari afite imbaraga, yari avugaga rikijyana, yagiraga iyo kuri Ahasuwerusi, yabashije no gutanga ibiguzi muri Trésor Public y'icyo gihe y'aho hantu, atera inkunga budget y'igihugu cye, atanga amafaranga menshi. Ariko arangije asaba yuko abayuda b'i Shushani bose bapfa. Abwira umwami ngo ntacyo bamaze, bariya abantu ntacyo bamaze. Arangije ateresha kashe mpuruza yo kugira ngo iyo tariki bicwe. Ariko iyo tugeze mu bice 9 bya Esiteri, umurongo wa mbere ndawukunda cyane, ngo uwo munsi birahinduka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, ngo birahinduka, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe. Nuko rero
rero Esiteri we yararize hano kuri umurongo abwira umwami ati hamarweho inama mbi n'imigambi yose ya Hamani umwagagi yagambiriye kugira abayuda. Imana ishimwe. Rero nanjye nakubwira muri iki gitondo, Uwiteka Imana yakuremye, Uwiteka Imana ikuzi amazina, Imana ititiranya abantu igendeye ku mazina, Imana ikuzi Arufa na Omega, Imana yakwibumbiye mu bushake bwayo, Imana imareho imigambi mibi y'ababisha bawe bose, iyi mareho yose ikoreshe itegeko, Imana ibikore nkayo kubw'imigambi yayo myiza ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhaye muronke mugendane n'Imana. Imana ibagirire neza. Ineza yawe, umwana w'umuntu